Hello ladies and gentlemen, this is Anoa, it's Anoa Talk Show. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho dufite ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo consistency cyangwa se guhozaho. Consistency ni ugukora ikintu kimwe mu gihe kirekire kugeza igihe kibyariye umusaruro. Ushobora kwibaza impamvu hari abantu bamwe mu buzima bahirwa bagatsinda abandi bagatsindwa. Ushobora kwibaza impamvu hari abantu mu buzima bagera ku ntego biyemeje abandi ntibazigereho. Ushobora kwibaza impamvu hari abantu mu buzima bagera ku guhindura ubuzima bwabo bakagera ku kindi cyiciro abandi bagahama ku cyiciro kimwe, icyo twita to be stagnant. Ushobora kwibaza impamvu hari abantu nta kindi kintu gihinduka ku buzima bwabo uretse imibare y'imyaka. Ibanga ryinshi inyuma ni ikintu bita consistency. Babarira umbize umwanya wawe muto cyane mubwire ku ngingo bita consistency. Ndakwizeza kuri bo guhindurira ubuzima. Consistency ni ikintu gikomeye cyane gitandukanya umuntu n'undi, gitandukanya ibintu n'ikindi kintu. Urugero ntabwo rworoshye cyane, inyundo nubwo ifite imbaraga nyinshi ishobora gukubitwa inshuro imwe ku ibuye ntirimene, ariko igitonyanga cy'amazi kigwa ku ibuye ahantu hamwe nyuma y'igihe runaka kikazarimena kubera ko habayeho icyo twita ko consistency. Turi mu kinyejana abantu gutegereza kwihangana y'ikintu kibagoye mu buzima bwabo kubera ikoranabuhanga riri hejuru, interineti yo ku rwego rwo hejuru, aho umuntu areba ikintu mu munota umwe agascrollinga, aho nta muntu ushobora gusoma igitabo ngo akirangize, aho nta muntu utangira umushinga ngo urangije. Ahubwo icyo dukora ni ugutangira imishinga myinshi cyane itagira ingano, ugasanga umuntu afite nk'imishinga 10 ntazagire n'umwe asoza. Nyamaze ugize consistency ku kintu kimwe bishobora gutanga umusaruro ndetse ukubye inshuro nyinshi cyane, kugira gukora ibintu byinshi bidafite n'umusaruro bitanga, kuko uba ukora ibintu byinshi bitandukanye kandi imbaraga zawe ukazitatanyiriza mu bintu byinshi. Ku kijyanye na consistency ushobora kubaza ati se none ngiye nkora iki kugira ngo ngire consistency? Natangiye gym, nyuma y'iminsi 3 ndayihagarika. Natangiye kwandika igitabo, nyuma y'ukwezi ndagihagarika. Natangiye amasomo, nyuma y'ibyumweru 3 ndayihagarika. Natangiye business, nyuma y'ukwezi 10 ndayihagarika. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu ushobora kugera ku ntsinzi mu gihe utangira mu gihe mu mwaka umwe ukora business ziri. Mu kwezi kwa mbere wari gucuruza imboga, mu kwezi kwa gatatu wacuruzaga inkweto, ubu usigaye uri umumotari muri ino minsi. Mu mezi ari imbere azaza uzaba uri umunyonzi, mu kindi gihe gikurikiraho uzaba uri umutaximen, mu yindi minsi uba uri umukinnyi w'amakinamico. Ntabwo ushobora gukora ibintu bitandukanye gutyo ngo bizabyara umusaruro. Hagarara ahantu hamwe, kora ikintu kimwe, ube consistent, nibwo uzagera ku musaruro ufatika. Rero ushobora kubaza uti nakora iki kugira ngo ugire consistent? Thank you. I'm glad you asked. Ubajije ikibazo cyiza. Kugira ngo ugire consistency hari ibintu bigera muri 4 ugomba kumenya. Ikintu cya mbere, consistency ni umuco wubaka. It is a habit which has been developing. Ni umuco wubaka gahoro gahoro ukawumenyera, kubera ko ubushakashatsi bugaragaza ko iyo ukoze ikintu iminsi 7 gihinduka habit, kiba akamenyero. Ariko iyo ugikoze iminsi 90 kiba addictive, ni ukuvuga ngo uba imbata yacyo. Bivuze ngo ugukora ikintu gahoro gahoro ukagikora igihe kirekire usubiramo, bituma udeveloping icyo bita consistency muri wowe, kubera yuko uba ugerageza guhora usubiramo ikintu. Urugero naguha, ushobora kuvuga ndabyuka saa 10. Ku munsi wa mbere alarm ishobora gusona ntubyuke, ku munsi wa kabiri ukabyuka nyuma y'iminota 5, ku munsi wa gatatu ukabyuka nyuma y'iminota 3, ku munsi wa kane ukabyuka nyuma y'iminota 1, ku munsi wa gatanu, wa gatatu, wa karindwi ukabyukira ku gihe. Bikakujyamo kugeza igihe ikubereye isaha igera ukabyuka buri gihe alarm isonye, cyangwa se bikagera ku rwego rwa addiction, ku rwego ushobora no kugira ute no kubyuka nta alarm yabayeho. Hari addiction n'indi, hari na addiction nziza. Ushobora kuba addicted ku kintu kibi kandi nabyo biba muri iyo consistency. Uko ukoresha ikintu kibi igihe kirekire, gahoro gahoro kigenda kikwafekita mu bwonko, kigahinduka kamere ndetse n'ikintu cyakubasa. Ugomba kumenya ko ari ikintu developing gahoro gahoro. Benshi batangira ikintu nyuma y'ukwezi kumwe akagihagarika, agatangira ikintu nyuma y'ikimwe akagihagarika, kubera ko atigeze developing icyo bita consistency, guhozaho. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kumenya, kugira consistency ntabwo bishingira ku buri muri mu. Hari igihe alarm isona udakeneye kubyuka, imvura irimo iragwa hanze, ariko kubera yuko ufite consistency muri wowe ukemera ukabyuka, kubera ko ntabwo ushobora gushingira ku marangamutima kugira ngo ukomeze gukora ikintu. Amarangamutima sometimes
aba ari ukuri ariko ari fake, ari ibintu bikubesha biri aho ngaho. Ushobora kubyuka ukumva utari muri mood yo kujya ku kazi, ugahamagara boss ukavuga uti uyu munsi simeze neza sinjya mu kazi, ndetse akakwemerera ntukajyemo, ariko byagera mu masaha y'ino ukibaza ati se ubu ibi bintu kweri ni gute nasibye akazi, kandi kubera ko byari ibintu biriho ariko byari ibintu by'igihe gito. Rero ugomba gushingira kuri consistency, ntushingire ku marangamutima y'uko wiyumva, wowe ugashingira ku gukora ikintu nk'uko wagize ute, nk'uko wakiyemeje. Ugomba kugira consistency, ugomba gukozaho, ugomba kuvuga ngo niba naratangiye iki kintu paka ngumye ngikore, ukagira consistency, ugahozaho, ukagumya ugapushinga, ukagumya ugakora, ukagumya ugasunika until happen. Nicyo twita consistency, kugerageza kumenya ko utazakora ikintu ushingiye ku marangamutima. Ntabwo ugomba kujya muri siporo kuko waziyemeje kubera yuko ufite amarangamutima meza, ntabwo ugomba kujya ku kazi kubera ko ufite amarangamutima meza. Hari n'igihe ubyuka ukajya ku kazi habe n'igitonyanga cy'amarangamutima meza kikuri mu bwonko, ariko ukemera ukajyayo, kandi iyo ugeze mu nzira za feeling, za emotion, ya mood bigusanga mu nzira ugakomeza. So you have to be hardworking, you have to be consistent. Ugomba kugira consistency, ugomba gukorana umurava, ugomba gukora cyane, ugomba gushiramo imbaraga. You have to be hardworking, you have to be pushing. Ikindi kintu cya gatatu, hardworking cyangwa se consistency igira ikibazo cya obstacle, kuvuga ngo uhura n'ingorane. Hatabayeho ingorane ntabwo ushobora gutestinga urwego ugezeho ugira consistency. Ntabwo buri gihe cyose wakora ikintu kuko uri muri mood nziza. Hagomba kubaho icyo twita imbogamizi zituma ubona ko umaze kugera kuri standard yo kugira consistency, kugira ngo testinge ubushobozi bwawe bwo kugira iki consistency. Kuko niba ujya muri siporo kuko burya uri muri mood nziza, that's not consistency. Ni byiza gukora na cyagiye wumva utagishaka gukora ikintu, icyo gihe nibwo tumenya ko ufite consistency. Ntabwo ugomba kugenda ngo ujye kwiga cyangwa se ujye mu kazi cyangwa se ujye gukora ibyo ukora kubera yuko uri muri mood, kubera ko ufite ubwo bushake. Ahubwo tumenya ko ibyo bintu koko ufite consistency, ufite guhozaho na cyagiye ubikora mu gihe nta bushake bukurimo. Ikindi kintu cya kane, consistency ikenera consistency irabowaringa. Consistency iri mu bintu guhozaho biragora, guhozaho biravuna. Utekereza ko kubyuka uyu munsi kuwa mbere, kuwa kabiri mpaka Sunday, gusunika, kubyuka imvura igwa ukambara ukajya kuri church, bisaba ntabwo ari ibintu biryoshye. It is not pleasure, it is not pressure, bisaba consistency. Ubu ahangaha ngeze hari abantu benshi batigeze bahagera bumva kino kiganiro kubera ko there is no consistency. Kubera ko niba atari ibintu biryoheye amatwi, niba ari ibintu bikangura ubwonko, niba ari ibintu bivuga ku kintu cy'ingenzi, umuntu akumva arambiwe kugeza ku rwego ahita arekera kubera ko consistency ni nkeya. Ukeneye kugira consistency. Consistency izagufasha kugera kure, consistency izagupushinga, consistency izagufasha kuzamuka ikugeze kuri standard nziza cyane. Udafite consistency ntaho ushobora kugera. Ugomba kugira consistency. Ndagusaba rero mwene data, akazi kose ukora, waba uri umunyeshuri, waba uri umukozi, waba ufite ikindi kintu ukora, gerageza upushinga, gerageza ubikore nubwo mu mutima wawe no mu mubiri wawe utaba ufite motivation, utaba ufite ubushake, utaba ufite kubyiyumvamo ugomba gukora, ariko gerageza ugumize, usunike. Kuko kuba intwari, gukomera bigaragara cyagiye ukomeza kugenda no mu gihe nta mpamvu ihari yo gukomeza kugenda. Bigaragara ko ari cyagiye ukomeza gukora no mu gihe nta mbaraga zo gukora zihari. Hari uwavuze ngo nzagenda n'ibyanga nzakambakamba, n'ibyanga nzakururinda, ariko sinzaguma hamwe. Komeza upushinge, komeza ukore, komeza usunike. Ntabwo bikwiriye yuko uhera ku rwego rumwe, umwaka ugatangira wariyemeje none uyu mwaka nzakora, nzahangana, nzagera kuri ibi, ariko ibyo wiyemeje byose bikarangira n'ukwezi kwa mbere kubera ko nta consistency, ntuhojejeho, ntukoze cyane, ntupushinze, ntushinzemo ingufu. Rero dukeneye kugira consistency, ukeneye kugira consistency, nanjye ndayikeneye, n'undi wese arayikeneye kugira ngo tubashe kuba developing. Utangiye business nyuma y'amezi 3 uyivuyemo ugiye mu bindi, utangiye YouTube channel nyuma y'ukwezi kumwe uragivinze up. Ibyo byose bigusubiza inyuma, ntabwo bituma ugera ku cyiciro cya standard wakababereye. Rero gira consistency, ndagusabira, ndakwinginga kugira ngo ujye consistency, pushing, kora, kandi bizakugeza kure. Thank you so much, ndabashimiye cyane, mugire umugisha.